my love. Okay. Gareka to breaking news muri Alice Dionea. Abari ngewe ugira amahirwe yo kumugira iyo nkuru. Umukunzi wa Marina yininde. Okay. Hanyuma Marina akakanya tuvugana ari mara trending. Ni akakanya turi kuri telefone. Uri kuri trendy ku social media. Nyine bona uko babugize intambara. That's not a big deal. Reka mbanze mbaza ikibazo cyane. Ntabwo nambaye ubusa. First of all, ubundi ikintu kibi ni uko wambaye ubusa kuko nabonye comment bavuga ati ngo Marina ataye umuco. Akaru k'umukara nabonye cyaba ari mubona. Nimba ari umukara nimba ari ubururu cyane ubururu. Abantu benshi bakomeje kubimbwira but I can't see that. Ntabwo urimo urayibona stream. Urashiri. Ntakarese urimo urabona Marina? No way. Turano dushumi dufashe ku ipantaro. Akasha. Wallahi. Uratuma nsura kujya gushaka video kanongere ngiye kuyishaka nyine. Check 1 2. They got it going on, homie. Let's do this. Yes, inonge mbaye ikaze no muri Alice Dionea nizere ko ibihe byanyu ariza wajyane. Hanyuma uyu munsi tugiye kuba turi kumwe na Marina Dibora. Ariko urumva kuntu nga pronounce Dibora. Cyase Debora. Dibora. Niwe tugiye kuba turi kumwe kano mu kanya gatoya cyane. Turaba turi kumwe kuri telefone agiye kutuganiriza gatoya ku tuntu dukiya twihuta cyane. Marina urimo uranyumva? Yego ndimo ndakumva cyane. Amakuru ki? Amakuru ni meza. Baravuga ngo urahura ko mama we. Urahura ko data we. Ubusa navuga mama. Nanjye ubwo mise ako kantu ushize ngo kibo. Cyangwa umusaza kuko ikibondo zubu. Ariko rakoze byibura nararana n'inkweto niwo muntu wa mbere unyise ikibondo. Yes. Hanyuma Marina, mbere yuko nkubaza kuri hari video nabonye ziri hanze zirimo kuvugisha abantu benshi, ariko barimo baribagirwa ko hari n'indirimbo ejo ndi washyize hanze imaze ukwezi maze kurebwa n'abantu hafi 600 ku muhanzi wikorana akazi kose. Nibaza ko na achievement ikomeye kuri wowe. Iyi ndirimbo bite ndarahira ihagaze ite? Ni bon biragenda nyine gutyo. Ubu yakagombye kufite nka miliyoni 3 byibuze. Harimo haraburikire ko tujya ngo 3 zigereho haraburi. I think iyo bitabaye ukora indi ndirimbo kayibahaye bakabifatanya rije ndaribwo I guess. So I would do it. Ariko haracyari kare ndibaza ko hakiri kare. Ukwezi kumwe hafi 600 actually ugeranyije na number zo mu Rwanda I think ni big number ni mibare minini iri hejuru. Ugomba kwigurira kamwe ntutagira ngo nta kintu wakoze. No. Iyi ni mibare statistique ni nziza cyane. Thank you. Ndabona yakozwe na Bob Pro, Ebi Godwin. Hari ikishi nyuma cy'indirimbo cyangwa se ubwo nshaka kuvuga inspiration yayo yavuye. Nta inspiration nta kintu cyane inspiration kidasanzwe. Ni ubuzima busanzwe bwa buri munsi ku bantu bakundana. Abantu bikundanira ni muri sense y'abantu bakundana ndashaka gutandukana umwe adashaka kuva iruhande rw'undi, like I promise kumukira I want you by my side blah blah blah. Ndarira ko nazakuva iruhande. Ayo magambo nyine abantu bakundana babwirana ko ndabizi neza ko abantu barakundana benshi cyane out here. Wavuze ati Marina arakundana icyo urinda kubishyira ku bantu. Ukibambeshyira nanjye ngira umutima mwiza, ngira umutima w'urukundo. Ngira umutima w'urukundo rwinshi ariko nyine ntabwo ari njye navugaga. Abantu barahita batekereza se wa musore mu makuru hirya no hino bavuga ko mukundana byararangize. Hari ubwo bajyaga babivuga. Ongera ukibaze. Sorry bivuga ngo wari bivuze ngo harya ubwo n'ubu nibwo wari ugiye kuvuga. Bro. Oui.
harabaye ntihakabe sinzi wenda uwo ari wese bavuga ariko nta muntu ndazana nta muntu tuzandazana muri social media abandi bose bavuga babambeshyera harabaye ntihakabe mwaratandukanye ze kuko twigeze actually mpise nibuka ari n'inkuru rigeze kubona bivuga ngo wagiye wamujyanye ngo mu rukiko ngo yaragukubitaga hari n'amafoto bigeze no gushyira hanze bavuga ko niva muziki sibyo ra sorry nimba ndibaza nkibarisha sinzi nigeze kubibona ari mu binyamakuru he hano bavuga ngo yaragukubitaga ngo mujyana kumurega ariko sinzi nimba ari ukuri cyangwa ari ibinyoma ni ibinyoma I think wemba sinzi hano ngiye muri yavuye ariko nta kintu n'ibyo nigeze mvuga sinzi gusa abantu bavuga ibintu bitandukanye nanjye njya mbona inkuru zitandukanye kuri nzisoma ngavuga is this me cyangwa hari undi muntu bari kuvuga batari njyewe nanjye nkabisoma nk'uko namwe mwabisoma ni ikibazo ariko ntabwo tuzi dukundana uwo nguwo bavuga ntabwo tuzi dukundana ntabwo mwigeze mukundana ntabwo twakundanye uzi icyo umaze kubivuga akasha guhera 2020 kugeza 2025 bakomeza bavuga ko dukundana kuko nyine babona turi inshuti tugendana ariko narabihakanye narabibabwiye ntabwo dukundana nta nubwo twese dukundana n'izo nkuru zose zindi bavuga cyangwa n'izindi nkuru zose z'urukundo nshobora kuba navugaho nta n'umwe bihuriye n'uwo musore ararengana pe nose Marina cyangwa bashingira ko ubwiza bwawe kuteye n'iki bavuga ni gute umukobwa nka Marina uririmba imitoma ameze gutya waba udafite umukunzi nese navuze ngiye ko mbayeho nta mukunzi ufite navuze nyine ko banshingira atari we okay gareka to breaking news muri Alice Dionea abari ngewe ugira amahirwe yo kumugira iyo nkuru umukunzi wa Marina yininde oya nta mukunzi mufite ariko nari mufite ariko ntabwo bayira nawe uri murandangiza okay umuheruka ryari umukunzi umuheruka ryari umwaka ushize mu kwa karindwi yari inde ntabwo namuvuga ntabwo yigeze muvuga mbere kuki namuvuga ubu ngubu kubera gushaka gushimisha abakunzi ba Alice Dionea umva mukire bishime banezerwe ariko ntabwo namuvuga none ubu ngubu yaramaze no kwitwa X ubu ngubu yitwa X yaba expired yes ubwo no kuvuga indirimbo ndarahira tuyifate nk'indirimbo iraho idashingiye ku nkuru y'ukuri ishingiye ku nkuru y'ukuri kubera ko rega ntabwo ari njye niririmbira gusa ndirimbira abantu banjye abanyarwanda cyangwa y'abanyarwanda muri rusange umuntu ari wese mu rurimi rw'ikinyarwanda cyangwa n'abantu bakunda muziki now it's not always about me okay hanyuma Marina aka kanya tuvugana arimo aratrendinga ni aka kanya turi kuri telefone uri kuri trendy ku social media bari kuvuga ngo nyine bo nuko baba bagize intambara that's not a big deal reka mbanze mbaze ikibazo cyane ntabwo nambaye ubusa first of all ubundi ikintu kibi ni ukuba wambaye ubusa kuko nabonye comment bavuga ati ngo Marina ataye umuco sinzi ikintu bita umuco cyari cyo ubundi umuco nyarwanda ni ukwambara ubusa buri kera uzi ko mu Rwanda batambaraga abakobwa b'abanyarwanda bagendaga muri bariya I know ubu rero wa muco ahubwo kwambara guta umuco ariko njyewe none nambaye urumva nambaye umupira t-shirt rero nimba kuba umuntu ashobora kuba yakambara umupira ugaragaza mu nda hiwe ari ikibazo kuko nta muntu utagira inda ni ibintu bisanzwe ari ikintu mwabonye twabonye ndimo ndatinya reka nkavuge aka akaru k'umukara nabonye cyangwa barimo barabona nimba ari umukara nimba ari ubururu cyangwa ubururu abantu benshi bakomeje kubimbwira but I can't see that ntabwo urimo urayibona stream urashiri akarese urimo urabona Marina no way turimo udushumi dufashe ku ipantaro
akasha Wallahi. uratuma nsubira kujya gushaka video kanongere njye kuyishaka ushaka kurenya n'abanyarwanda turano dushumi kumbi dufashe ku ipantaro mwese ko mutera pocket kandi jewe nandi makwigenda ndi kureba kwa ndo bari gushaka umwenda wo kwambara ndeba ibimwira bimbere no kuva muri izi video hano ni mu rugo ni mu cyumbi wawe dressing room cyumba cyo kwambara karakantu k'ubururu ze gafashe ku ipantaro bakaguza ngahe nganyumvira ushaka ukagura se hari abantu nakagurira oya abeg ni keza abantu ariko ni ibintu bisanzwe ni style ko ni ipantaro reka ni ipantaro ni style y'ipantaro na n'ubu ndimo ndareba video ndeba uburyo iyi style y'ipantaro iteyemo yo mpamvu mva nacecetse ariko twabonye n'isutiye ndayiragaragara ariko ntago igaragara cyane yo ntago igaragara cyane reba nimba ibintu uri kwambara biri kuvamo hanyuma se uku kuntu uteye kumeze nk'umuntu wiremye Marina ariko ntago ari umutoma ndimo ndagutera ndimo ndavuga ibyo ndimo ndabona muri video bimeze bite kukwirema I don't know ubusa ubuntu witwa tubibaza Imana mujye kubibaza Imana hanyuma kuri social media rero reka ngwe nka commentaire imwe umubwira icyo utekereza nayibonye nangira irantangaza umwe mu ba YouTuber n'aba social media influencer nkuko babita muri iyi minsi ngo harya bavuga ko zari zingahe zigera ubundi ngo umuntu agakora nk'ibi impano ya Marina izabazwe nde abashyizeho bad drama ashyiraho Uncle Austin ashyiraho umuyoboke ati ninde ngo ngewe nayiba wa muhungu wa Dread sinzi ibyo yashatse kuvuga muri muzika kubona umukobwa ufite impano nk'iya Marina bizagorana so we urumva ko yabifashe nk'ari ibintu bibi avuga ati impano yawe iragiye what do you think urabivuga nyine mbwira njye cyane ndi kwibaza ibyo bihuriye he ibyo bintu impano gute impano ije muri iyo video gute nyine byagenze gute ntabwo ndi kumva impamvu yaba yanditse amagambo uwo muntu so nukuvuga kuri wowe uko abantu babona ibintu umuntu akora biba bitandukanye na art ni ibintu bibiri bitandukanye ubuzima busanzwe na art y'umuntu nese ndi iki nakoze ikibazo nuko nanjye utangiye kumbaza ndimo ndakubaza oya ndi kwibaza okay uri muribaza okay reka twibaze oya nawe ndakubaje njye nakoze iki Uya njyewe ndimo da commentaire ku byo nabonye ntago ndimo ndakubwira ko nta kintu ndimo ndagushinja abe na gito tuvuga wenda vuga ati umuhogo wa Marina wapfuye ni video nashize hanze kari video isanzwe nyine ibihuriye n'impano yanjye ni I don't get it Alright. Marina, reka tugaruke ku muziki aka nakaba gaciyemo tuba tubona ibintu bitrendinga tukavuga tuti reka two kubigira ibihuha natwe nyine nanjye utazajya uvuga ati ari studio ne harimo ibihuha kandi mfite nimero yawe kandi uri ndi umuntu tuganira kuki utambajije so bangomba kugushaka nkakubaza aho yango bibi bihuha no muri ali studio ne ariko reka tugarutse gato ku muziki cyangwa se no kuri fashion muri rusange fashion yawe kuri wowe noneho uyisobanura ute reka tugendere kuri experience y'iyi video tugendere nuko abantu baba babyakiriye ariko none uduhe fashion kuri Marina uyisobanura ute cyangwa wowe wambara ute bon je ibintu nza kwambara numva nyine numva ndaberewe ndi comfortable and everything ni imyenda indekuye you know kama jogging abantu banzi barabizi ko nkunda kwambara ama training cyane n'ibyo nyine bindekuye bisanzwe jumpsuit you know those kind of stuff ikintu nyine wambara ukumva uri comfortable ukumva umeze neza it doesn't matter ngo abantu bari kubona gute cyangwa iki as long as you feel good
you look good ariko byumva ariko bibona numva biba bihagije njye rero iyo ndi comfortable mu ma judging mu ma training ibintu nk'ibyo uzankurikirana uzabona outfit yanjye ni ibintu bimwe ahubwo mbona ukunda na genre bikini nanjye kubaza niba yego mu Rwanda ntitugira za Vogue magazine za Elle magazine niba uzaduha nka photoshoot ya bikini ku mucanga birazaba kugira ngo mbafite nka kwamamaza ubwo ngiye gushaka brand buzane ibintu by'amastring n'amasutiye sibyo ahubwo uziko twahita dutangira umushinga ako kantu gasobanure neza ahubwo dutangira umushinga hanyuma iyo brand byibuze tujye dukora photoshoot y'ayo mafoto twambaye iyo brand tufite n'ibintu turi gukora by'akazi nibwo ntekereza kugira bibiri interview yanjye nawe ntivuyemo umushinga ngomba kuba ndi mu shareholder numva bro shareholder ko uyu munsi uzaba ufite percentage nyinshi kurusha abandi kabisa yes Marina uraduha indi ndirimbo vuba uraduha EP uraduha album uraduha igitaramo uraduha iki ndabariza album ndabaha indirimbo nzabanza indirimbo y'ubwayo yonyine yamaze gutegurwa iri vuba bon ndacyari kuyitegura mbigeze ku musozo na 80%. Nzajya nyibaha vuba. Alright. Reka amakuru yose no kuyamara uyu munsi nizere ko nitwonya no kuguhamagara tuzakubona muri Alice Diboneye. Mama kuvuga ku tuntu turi dramatic tuntu dusanzwe kandi mfite igitaramo Uganda Rugogo Cricket. What are you saying? You're right. Ako kantu narakabonye Marina nande na Kenisol na undi Nio Bosco na Chameleon na Waki Bender. Ndaki sorry ako kantu sinzi ukuntu kanciyo kandi biri mu bintu nagomba kukubaza actually sorry iki gitaramo kiri ryari ku batabizi ntabwo nabyibukaga ariko biri mu bintu nagomba kukubazaho urumva se ntari inyizi ntarakibonye wayibonye ariko ntabwo warugitayeho kameme watuma tujya mu mateka nkakubwiye ntikuntu nagushatse kuva kera ari studio nayo igitangira use mbibaza abakunzi bayo iki gitaramo duha amakuru kuri iki gitaramo ku batarashoboye kubona amakuru ni igitaramo kiri ryari giteguye gute igitaramo kiri kuri uyu wa gatandatu this Saturday ku itariki 26 niwe kizaba 26 z'uku kwezi Rugogo Cricket over I don't know Rugogo Cricket over abahanzi bose navuze ruguru niwe tuzakorana hari n'abandi nibagiwe nka babiri ya case harimo n'aba DJ bizaba ari ibintu byiza cyane so abanyarwanda badukurikiye bari Uganda please don't miss out because your girl will be there ahubwo si cyo gitaramo cya mbere ukoye mu gihugu cy'Ubugande exactly urumva ko ni igitaramo cy'amateka rero abantu mwese mudukurikiye bari mu gihugu cy'Ubugande nabari no mu Rwanda rega ntago ari mu Bugande ni hafi ni Burundi abari Tanzania na Kenya nabo baramanuka ni igitaramo cy'amateka Marina ubwa mbere agiye kuririmbira mu gihugu cy'Ubugande ikindi harimo abastari b'Abagande mwarabumvisha ba Yaki Benda ba Chameleon n'abandi aba DJ bakomeye hakamamo n'abasore b'Abanyarwanda bazaherekeza mushigi wacu barimo Nio Bosco twababwiye Kenisol n'abandi so murumva ni igitaramo kizaba gikomeye cyane kabisa nzakugaruka uri mu Buganda ahubwo ngomba kugukurikirana ibyo bintu bikurikiranye vama rwose ngomba kuba ari njye wa mbere uzajya ukora ku makuru ugikandagira ukigerayo byose yes thank you so much Marina reka ngushimire cyane cyese nimba hari akandi ushaka kongeraho urebye nta kintu ushaka kongeraho ariko mwakoze kunyira was nice talking to you. See you later. Arakoze cyane bamwita Marina babenshi tukamwita Marina Diboha akaba aherutse no kuduha indirimbo y'inshyashya yise Ndarahira mujye kwireba kuri YouTube ye yitwa Marina indirimbo yitwa Ndarahira ikindi ubwo nkuko mwabyumvishije twese tumanuke yaba i Kigali na hehe tujye kwitabira igitaramo cya Marina n'abagenzi be kizabera kuri Rugogo Cricket hari mu urwa mukuru wa Uganda aho bita Kampala muri Uganda hanyuma Alice Diboneye byo
abari akagaruka rero mukore subscribe mukande like amashare menshi cyane ubundi ninjye namwe unyite Alice D nawe nkwite wowe nakagaruka bye bye ciao. Check 1 2. They got it going on, homie. Let's do this.